Imyaka 125 irashize umujyi wa Nyanza tuzi kuri ubayeho, kuko mu 1999 aribwo umwami Yuhi V Musinga yawugize umurwa w'Abamutimuka. Ubwo kandi nibwo twavuga urugendo rw'iterambere riganisha ku mujyi wa Nyanza uteye amabengeza tubona uyu munsi rwatangiye. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza aradusangizaho igitekerezo cyo kwizihiza isabukuru cyaturutse n'icyo bivuze mu cyerekezo n'iterambere ry'akarere n'abagatuye. Muri iyi minsi turizihiza imyaka 125 umujyi wa Nyanza umaze ushinzwe. Nyuma rero yuko tumaze gusoma mu mateka tukabona ko umujyi wa Nyanza washinzwe mu mwaka w'1899, tukumva ko ari umujyi umaze igihe, ari umujyi ufite amateka, ari umujyi ufite ubukungu bwinshi cyane cyane bunashingiye no ku muco. Byatumye dufata icyemezo cyo gushyiraho icyerekezo cy'umujyi wa Nyanza cyo kuba izingiro ry'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Imyaka 125 ntabwo ari imyaka mikeya, ni imyaka ikwiye kwizihizwa, ariko tukareba ngo ese mu kwizihiza imyaka 125 biratumarira iki? Ntabwo ari ukuvuga ngo ni isabukuru gusa no kwizihiza, ahubwo hari impamvu yayo. Intego tugamije nuko icyambere Nyanza ikamenyekana ko Nyanza ni umujyi ufite amateka, umujyi ufite ubukungu, umujyi ufite uko habayeho, uburyo wakuze naho ugeze uyu munsi, ndetse ufite n'icyerekezo kiwuganisha mu cyerekezo igihugu kirimo, cyane cyane cyo kuvuga ngo ese ni iki cy'umwihariko dufite cyatuma ubukungu buzamuka. Nubwo Nyanza yahinduwe n'umwami Yuhi V Musinga umurwa uhoraho w'ubwami guhera mu 1899, amateka agaragaza ko n'ubundi Nyanza yahoze ari umusozi wihariye, kuko hari n'abandi bami banyuranye bagiye bahatura mu myaka yabanje, nk'uko Nyirishema umwanditsi akaba umushakashatsi ku by'amateka y'u Rwanda abisobanura. Uwo murwa wa nyuma wa Nyanza ni umurwa wa nyuma w'abami uhoraho, ni nawo wa mbere, kuko ubu nta mirwa ihoraho y'abami babagaho, abami bahoraga bagiye nta mirwa ihoraho. Noneho Musinga niwe wawugize bwa mbere ku ngoma ye, niho wabaye umurwa w'abami uhoraho. Ubwo rero nicyo cyaje gutuma, kuko uhoraho hari havuka umujyi wa Nyanza mu byiswe imijyi byadukanywe n'abazungu n'abarabu. Musinga ahatura atari wa mbere watuye Nyanza, warivuze wogira atuye Imwima na Rungu. Yagize urugo rukomeye n'umurwa ukomeye cyane urimo inzu yarusi izindi zose abami babayeho. Rero yakishije ubuhivu, kubera n'abasizi bayivuze nta yindi ngoro yigeze ingana n'iya Rwogera. Yari Mwima yegeranye ku musozi cyo gitwaga Mwima hafi ya Rungu, umusozi twa Rungu. Rwabugira nyine nyuma haje nawe muri uwo murwa urabihindura ati ntabwo ibwami haza guturana Rungu nko byahoze, habaye mushira Rungu. Si hatuye gusa, hatuye ubwo ngubwo n'abami ba Museka no Mutabazi Nyamagana hariya, yaranatuye ndero cya Matare hafi aho ngaho, yaratuye Mashira ni no murwa mukuru w'umwami Mashira. Umurwa wa Nyanza Musinga yawutuyemo yinje mu mitsindo ya Gihanga y'umwambi wa 24 aho mu Gakenyeri hafi y'Imwima na Mushirarungu mu Rukari rwa Nyanza. Musinga namubonye, ariko mubona mu gihe gitoya, mu myaka mikeya nari mfite imyaka 8 mbere yo kujya Kamembe. Imwima hari urugo rwa Rwabugiri. Yego. Ni naho Musinga akimara kuva ku Rucunshu niho bimukiye, babanje kwimukira muri urwo rugo rwa se Rwabugiri rwari Imwima, hanyuma baza kuraguriza hariya mu Gakenyeri. Abariho rero aza gutura, ni naho bamuvanye agenda. Birumvikana ko Nyanza yo hambere itari ifite iterambere n'ibikorwa remezo nk'ibyo tubona uyu munsi. Abasaza twaganiriye barabanza kudusangiza ishusho ya Nyanza babyirutse babona, ibidufasha kumva neza ubunini bw'intambwe yatewe mu iterambere ry'uyu mujyi kugeza uyu munsi. Mbere nyine babaga bafite ingo za Kinyarwanda n'amazu ya Kinyarwanda y'Ikambere na za Kagondo n'izindi zo mu Gikari. Urugo rwa mbere rw'ikizungu ni Rudahigwa, naho na Musinga yari afite inzu z'Ikinyarwanda. Twanyuraga mu bintu byitwa imihora, igiti kimwe aha ikindi aha, haracamwo inka n'abantu, nta muhanda. Isoko rero hariya n'ubu riri magingo aya nta handi ntiryigeze ryimuka.
ariko hari ibyahindutse. kuva mu 1999 kugeza mu 1960 mu gihe cy'ubutegetsi bwa cyami, umujyi wa Nyanza waranzwe n'ubwiyongere bw'ibikorwa by'amajyambere kandi biteza imbere imibereho myiza y'abaturage, byagaragaye cyane cyane ku ngoma y'umwami Mutara wa III Rudahigwa, nk'uko dukomeza tubisobanurirwa n'abasaza babibonye. leta y'i Nyanza nabyo byashyizweho n'umwami Mutara, niwe wabisabye ko byajyaho kugira ngo amata y'u Rwanda ye gupfa ubusa, bajye bayakoramo na za foromaje na za beri. Biriya bigega byubatswe nyuma y'inzara ya Ruzagayura yabayeho muri karani 45. Nyuma y'iyo nzara nibwo bubatse biriya bigega, nabyo Rudahigwa bishyizemo intege kugira ngo bazajya babihunikamo imyaka, kugira ngo nihabura imbuto none bajye bongera babisubize mu baturage. Kiriya cyuzi cya Nyamagana cyacukuwe n'umuzungu witwaga Dubois. Yabicukuriraga kugira ngo bijye bivomera imyaka mu gihe cyo muki nta mvura iriho. Nubwo hari byinshi byagezweho hagati y'imyaka y'1899 n'1960, habuze inzitizi cyane cyane zishingiye ku ngaruka z'ubukoloni utahwemye guhutaza umwimerere n'ubudasa mu miyoborere n'imibereho myiza byarangaga u Rwanda rwo hambere, nk'uko abasaza Rwaburindi na Rwabikumba babigarukaho. Cyane cyane abapadiri nibo bamubereye abanzi ba mbere. Umuzungu ntiyabashije kumukubita, ariko yaramututse ngo ni igicucu, ngo mu minsi mikeya mbese yarazi ibyo barimo na bene wabo, ati uzaba utakiri ku ngoma. Umusinga rero ntiyabyitaho kuko yaranabizi, yamubwiraga n'ibyo azi kuko yabonaga ibyo babiri bakomeza kumugira n'abapadiri, yarazi ko amaherezo bazamuvana mu butegetsi ko atarafite intege zo kurwana nabo. 59 turahunga nambuka Akanyaru, ariko ubwo mu guhunga twarahungaga twageza nijoro tubonye indege z'Ababiligi zitashye, tukagaruka imuhira, bugacya mu gitondo twongera gusubira hakurya y'Akanyaru. Kuva mu 1960 kugeza mu 1994 yabaye imyaka yo kudindira kw'iterambere rya Nyanza mu bihe bya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, aribwo hatangiye ibihe by'icuraburindi ry'amacakubiri. Umurage w'umuco n'amateka cyane cyane Nyanza yari yubakiyeho bitangira gusenyuka buhoro buhoro, kugeza n'ubwo izina Nyanza rikuweho burundu risimbuzwa izina Nyabisindu. I Nyanza rero bari baha ibyo bita gupyinagaza, bari bakuhambura izina, ntabwo hitwaga i Nyanza, bari bahise Nyabisindu. Bose barabategetse, ntabwo bavuga abayobozi, barabategetse. Nyanza bayihindura kundi, nibwo bahindura n'amazina, bavuga ngo ni Nyabisindu kugira ngo ibyo bwami babisibanganye burundu. Umwaka w'1994 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi wabaye indunduro yo gusenyuka burundu kwa Nyanza kimwe n'ahandi hose mu gihugu. Kuva mu mwaka w'1994 u Rwanda rubohowe na FPR Inkotanyi, urugendo rw'iterambere rya Nyanza rwari rwaradindiye mu myaka 34 yabanje, rwarasubukuwe kubera ubuyobozi bwiza n'uruhare rw'abaturage b'akarere ka Nyanza. Wabonaga abantu bose barimo bubaka, wakubitanaga n'umuntu afite itafari, afite iki agiye kubaka. Isoko rirongera rirarema, turumirwa wagiye Nyanza mu mujyi ugasanga hari isoko, abantu barongera barambara basa neza, barakaraba. Nyanza bashyiraho porogaramu yo gusiga amarangi, umujyi urongera urabengerana. Mu mujyi wa Nyanza kandi haracyagaragara ibimenyetso byinshi ndetse n'ahantu ndangamurage habumbatiye amateka akomeye n'umuco by'igihugu cyacu. Aho twavuga nk'ingoro y'amateka y'abami mu Rukari, aho dusanga Kambere, ingoro y'umwami Mutara wa III Rudahigwa n'Inyambo, ikigabiro cya Musinga mu Gakenyeri, umusezero w'abami Mwima hitegeye mu Shirarungu, ingoro y'umurage wo kwigira iri ku Rwesero. Dusangamo ibisubizo abanyarwanda bagiye bishakamo ngo batere imbere, ahahoze urukiko rw'umwami Mutara wa III Rudahigwa ubu hakoreshwa nk'ikigo gitanga amakuru y'ubukerarugendo, ibigega by'umwami Mutara Rudahigwa, icyuzi cya Nyamagana, ikaragiro rya Nyanza rizwi kuri ubu nka Nyanza Milk Industries, stade ya Nyanza nayo yashyizweho n'umwami Rudahigwa hagamijwe guteza imbere imikino n'imyidagaduro. Twakundaga kujya mu mikino ngororangingo kuri stade Mutara yari yaratwubakiye, tugakina ku gapira, tugasimbuka urukiramende. Ndibuka ko yewe nigeze kubona ibihembo 3 ariko nasimbutse urukiramende. Bampaye igitambaro ndodeshamo costume,
bamuha n'amafaranga 3,000 yari menshi. Iyi stade iri mu bituma Nyanza izwi nk'ahantu ho guteza imbere siporo kuko n'ikipe ya Rayon Sport ariho yakiniraga igihe yashingwaga. Kubungabunga ibyo bikorwa byose ndetse n'ahantu ndangamurage twagarutseho ni bimwe mu bishimangira icyerekezo Nyanza ahisemo cyo kubakira iterambere ku muco n'ubukerarugendo bishingiye ku mateka, ibyemezwa namwe mu rubyiruko rw'abikorera ko inyungu ziva muri ubu bukerarugendo nabo zibageraho mu bundi bucuruzi bwabo bunyuranye. Hano dukora imyenda myiza ya Made in Rwanda. Umuntu wese uje ugana Nyanza akaza agatanga ya mafaranga, ni naho hava natwe wa mushahara. Iyo aje akagura wa mwenda agasiga amafaranga, habonekamo ayo kuzahemba uno mukozi, ayo kuzagura ibikoresho, ndetse n'ikindi kibazo umuntu akabasha kugikemuza ya mafaranga twavanye hehe mu bukerarugendo. Ntago agera kuri hariya kuri mize gusa, ahubwo agera ku baturage bose bo mu karere ka Nyanza. Iterambere no kwaguka k'umujyi wa Nyanza byagezweho muri urugendo rw'imyaka 125 rigaragarira mu byiciro byose by'imibereho, haba mu burezi, ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo. Bityo umuyobozi w'akarere akaba ashimira ababigizemo uruhare bose, akanadusangiza ishusho y'akarere ka Nyanza yifuzwa mu cyerekezo 2050. Twashimira cyane abagiye bayobora igihugu mu bihe bitandukanye. Twahera ku mwami Musinga wawushinze akawugira umurwa we utimuka, ari nabwo tuvuga ko umujyi wa Nyanza wabayeho. Umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa ahageze nawe yawuteje imbere bikomeye, ibikorwa remezo byinshi. Nyuma ya jenoside rero umujyi wa Nyanza warongeye usubira ku muvuduko wo gutera imbere. Dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu uyu munsi dufite ko iterambere dufite uyu munsi turikesha ubuyobozi dufite uyu munsi. Intego yacu nkuru muri ibyo byose byo kongera ibisurwa muri Nyanza, byo kongera abakerarugendo, nuko mu gihe cy'imyaka iri imbere tuzaba tuvuga ngo Nyanza hasurwa n'abantu byibura miliyoni ku mwaka. Uyu munsi turi hafi 100,000 bitarageraho, ariko turashaka kubikuba inshuro 10.